umwe mu bahanga b'ikirenga Afurika yari isigaranye kuwa 28 Gicurasi uyu mwaka wa 2025, isi yose nibwo yamubuze. Akaba umwe mu banditsi bakomeye b'ibihe byose, ni uwitwa Ngugi wa Thiong'o. Yari umunyakenya w'ikirenga mu buvanganzo, umusesenguzi w'imibereho, akaba n'umuhanga mu myigishirize. Akabazwi cyane kubera uruhare rwe yagize mu buvanganzo bwa Afurika ndetse no mu rugamba rwo guhanana indangagaciro z'Abanyafurika. Yitabye Imana afite imyaka 87 y'amavuko, asize umurage ukomeye mu buvanganzo ndetse n'imitekerereze ya Afurika. Ngugi wa Thiong'o yavukiye mu gace ka Limuru muri Kenya kuwa 5 Mutarama mu mwaka wa 1938. Yize amashuri abanza muri Kenya, akomereza muri kaminuza i Kampala, Uganda, ndetse no muri kaminuza ya Leeds mu Bwongereza. Ubuzima bwa kato n'akarengane yahuye nabwo mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza byagize uruhare rukomeye mu bitekerezo bye ndetse no mu buvanganzo yagiye yandika. Ngugi wa Thiong'o yanditse ibitabo byinshi bitandukanye by'ubuvanganzo, ibitekerezo ndetse n'imivugo, byose byibanda ku mateka ya Afurika, ubukoloni n'ubwigenge. Ibitabo bye byamenyekanye cyane harimo Weep Not Child, yanditse mu 1964. Iki gitabo ryo cya mbere cyanditswe n'umunyafurika wo mu burasirazuba mu rurimi rw'Icyongereza, kivuga ku ngaruka z'ubukoloni ku muryango w'Abagikuyu. Ikindi gitabo yanditse ni The River Between, yacyanditse mu 1965. Igitabo kivuga ku makimbirane hagati y'umuco gakondo n'iyobokamana ryazanywe n'abazungu. A Grain of Wheat, yanditse mu 1967. Igitabo kigaragaza ubuzima bw'Abanyakenya mu gihe cy'intambara yo kwibohora, cyerekana ubwitange ndetse n'ubugambanyi. Petals of Blood, cyanditswe mu 1977. Akaba ari igitabo kigaragaza ubusumbane ndetse n'akarengane mu gihe cya nyuma y'ubwigenge, cyerekana uburyo abayobozi bashya bateshutse ku ndangagaciro z'ubwigenge. Devil on the Cross, igitabo cyanditswe mu 1980, kikaba cyaranditswe mu gihe yari afunzwe, kivuga ku bukungu bwa Afurika ndetse n'uburyo bwakomeje gutegekwa n'abanyamahanga ndetse n'Abanyafurika b'inyangabirama. Iki ni The Wizard of the Crow, yanditse muri 2006. Igitabo cyanditswe mu rurimi rw'Igikuyu, kigaragaza ubutegetsi bw'igitugu muri Afurika kinyuze mu buryo bwa satire ndetse n'ubwigenge. Ngugi yari umwanditsi wihariye waharaniraga ko Abanyafurika bandika kandi bagasoma mu ndimi zabo kavukire. Mu 1977 yafunzwe azira igitabo cye yari yaranditse cyitwaga Ngahinka Ndenda, I Will Marry When I Want, cyavugaga ku burenganzira bwa rubanda n'akarengane. Igihe yari mu buroko, yafashe umwanzuro wo gusezera burundu ku kwandika mu Cyongereza, atangira kwandika mu rurimi rw'Igikuyu nk'uburyo bwo guharanira ubusugire bw'umuco n'indangagaciro z'Abanyafurika. Yanditse igitabo Decolonizing the Mind mu 1986, aho yagaragaje ko gukoresha indimi z'abakoloni ari ugukomeza ubukoloni mu bitekerezo. Yashishikarije Abanyafurika kwandika no gusoma mu ndimi zabo kugira ngo barusheho kwiyubaka ndetse no kwihesha agaciro. Nyuma yo gufungwa ndetse no guhura n'ibibazo bya politike muri Kenya, Ngugi yabaye mu buhungiro mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yigishije muri za kaminuza zitandukanye nka Yale na University of California, Irvine. Nubwo yari mu mahanga, yakomeje kwandika ndetse no guharanira indangagaciro z'Abanyafurika. Ngugi yahawe ibihembo byinshi by'ubuvanganzo ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Yari ku rutonde rw'abazahabwa amahirwe yo kwegukana igihembo cya Nobel mu buvanganzo, nubwo atigeze acyegukana. Nobel ni igihembo cyitiriwe Alfred Nobel, umuvumbuzi w'umunyasuwede wamenyekanye cyane kubera ivumburwa rya dinamite. Ibi bihembo bitangwa buri mwaka ku bantu cyangwa se imiryango yakoze ibikorwa bidasanzwe bifitiye akamaro isi mu ngeri zitandukanye. Ibihembo bya Nobel ni kimwe mu bihembo bikomeye kandi bifite agaciro cyane ku isi. Hari ibyiciro bitandukanye by'ibihembo bya Nobel. Icya mbere, Nobel Prize in Physics, ubumenyi bw'isanzure; Nobel Prize in Chemistry; Nobel Prize in Medicine, mu buvuzi; Nobel Prize in Literature, mu buvanganzo; Nobel Peace Prize, ikijyanye n'amahoro ku isi; Nobel Prize in Economic Sciences, ikijyanye n'ubukungu. Ibi bihembo bitangwa na komite za Nobel zitandukanye bivuye ku bufatanye bwa za kaminuza zo muri Suwede ndetse n'ikigo cya Nobel Foundation. Buri cyiciro cy'igihembo gitangwa ku muntu cyangwa se umuryango wagize uruhare runini mu iterambere n'imibereho myiza y'abantu. Uyu Ngugi wa Thiong'o yari amaze igihe kirekire ku rutonde rw'abazahabwa amahirwe yo kwegukana iki gihembo cya Nobel Prize in Literature, igihembo cya Nobel mu buvanganzo, ariko ntiyigeze acyegukana kugeza yitabye Imana. Nubwo icyo gihembo yari ataragihabwa, ariko yahawe igihembo cy'amahoro mu mwaka wa 2019 kubera uruhare rwe mu guteza imbere indimi ndetse n'umuco bya Afurika.
Ngugi wa Thiong'o yasize umurage ukomeye mu buvanganzo n'imitekerereze ya Afurika. Yerekanye ko indimi n'umuco bya Afurika bifite agaciro gakomeye kandi ko kwandika ndetse no gusoma mu ndimi kavukire ari inzira nziza yo kwigenga ndetse no kwihesha agaciro. Ibikorwa bye bizahora ari isoko y'ihumure ndetse n'inyigisho ku bazakomeza urugendo rwo guharanira Afurika yisanzuye, yihesha agaciro kandi yishyira ikizana. Ni Horeb Mwindaji wumvaga. Kora subscribe, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment.